Yes, reka rero twongere dufate umwanya tubashimire cyane, twongere kandi tubahe ikaze muri aka kanya. Akanyiro tugiye kubagezaho amakuru nkuko twabibasezeranije ko rwose tuzajya dukora ibiganiro bito ndetse tukabagezaho update ku gihe. Bibe ngombwa ko tuza muri studio muri aya masaha cyangwa se ikitaraganya kugira ngo ubundi tubagezeho update igezweho. Ntago turi buze kwizimba mu magambo, rero tuje kubabwira ko mu minsi mike tubazana icyitwa update. Joseph Kabila agiye kuba yinjira nawe muri mirwano cyangwa se agiye kwinjira mu rugamba, ariko kandi tukaturi buze no kubabwira uko agiye kurwinjiramo ndetse n'ibimenyetso byamaze kuba bigaragara, nubwo abenshi tutagiye tubiha agaciro cyangwa se twagiye tubibona ariko ntitumenye ibyo ari byo. Bisa naho rero rwose ibintu ndetse binamaze kugera kure. Nje rero ikinyicaje imbere ya mikoro nukubibasobanura cyangwa se nuko ngiye kubibatotorera, nkagenda mbabwira kamwe ku kandi, nkagenda mbaha n'ibimenyetso byagiye binagaragara ndetse mu by'ukuri ntitubihe agaciro. Muri iki kiganiro ndaza kubabwira ese araza kwinjira mu mirwano ari kuri kote ya M23, ese araza gutangiriza urugamba rwiwe n'ubundi kuri Gisekedi cyangwa se kuri Kinshasa, araza kurutangirira. Nibyo rongeye kuza mu kanya gato nkagenda mbibasobanurira. Ube urasabwa gusa kubana natwe, ubundi ukamikinga shwa kwa kanze kuri subscribe, niba utarabikora ukabikora ugakanda no kunzogera, ubundi ukampa umwanya rwose nkazajya nkwigerezo ibijyanye na update. Ku rundi ruhande ariko ababikoze mwibuke gukora like ndetse muna sharing. Hanyuma muri inkuru ya kabiri ni inkuru zigera kuri ebyiri ngiye kugenda mbagezaho cyangwa se ingingo zigera kuri ebyiri. Indi ngingo ya kabiri nkuko n'ubundi murimo kubibona aho ngo muri iryo jambo rwose rimo gutembera aho ngo muri screen, ni inkuru ivuga ko M23 iri kwitegura vuba gusubira mu mujyi wa Uvira, ariko ikiyongeza umujyi wa cyangwa se iyi teritwari ya Walikale, harimo umujyi centre ya Walikale. Ariko nono ikindi kidasanzwe, wa mujyi twavugaga ukomeye cyane witwa Butembo, uyu nawo bari mu myiteguro yo kuba bagira bate no kuba bawuvaniramo rimwe rwose cyangwa se uko bazabikora. Nwango Uvira, Walikale ndetse na Butembo byose bigomba kugira ute, bigomba kuvamo. Ndaje rero nazo tuzinjiremo izo detaye, manze mbabwire uburyo kinabyo biri gutegurwa, mbahe icyitwa proof cyangwa se ibimenyetso, kuko burya inkuru yose igomba kuba ifite ikimenyetso. Hanyuma rero reka tubanze twamaze kugira ngo tutaza kugenda dutinda cyangwa se bitaza kudutwara umwanya, reka twamamaze umunota umwe, hanyuma ubundi duhite tugaruka twinjira amakuru tukaba tugiye guhera kuri ingingo ya Joseph Kabila. Bisa na byamaze kurangira nawe ugiye kwinjira muri iyi mirwano ndetse ibintu bikaba byamaze gufata indi sura. Reka twamamaze. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompoe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero amakuru yacu tuyinjiremo cyangwa se ingingo z'ingenzi zacu tuzinjiremo mu buryo burambuye. Ni munyemere duhere kuri iyi nkuru nababwiye ko ubitwa Joseph Kabila ni uwahoze ari perezida w'iki gihugu, nyuma rero yuko aramutsa ubutegetsi cyangwa se aha ubutegetsi witwa Kisekedi Fachibeto.
Antoine Felix Tshisekedi. Bakaro twagiye tubigaruko byinshi, munabizi uko yagiye mu butegetsi cyangwa se uko Tshisekedi yagiye ku butegetsi, ku buryo rwose uwitwa Corneille Nangaa yagerageje kubivuga, kuko icyo gihe ni wari ukuriye ikigo kijyanye n'igishinzwe iby'amatora, avuga uburyo kiyamuhaye ubutegetsi rwose, avuga ati ndaguhaye ariko vuba uzongera unsubize. Muri make bo bashaka kugira ngo ubutegetsi bazajye babuhererekana, umwe ayobore manda n'undi asubira donc ayobore manda, hatazabo kugira ngo yitwe ngo ararambiranye. Hari ibindi byinshi byihishe inyuma, hari ibyinshi Tshisekedi yagiye aviyora, mu by'ukuri ari nayo mpamvu intambara isa no yatangiye kugenda imugarukira, kuko hari n'amasezerano agiranye na M20 yamaze igihe kitari gitagana na AFC M23, igihe kingana n'umwaka bagomba kugira ibyo bagera, ariko biranga. Ariko ibi byose nibyo byagiye bigira gute bimukururira intambara. Hanyuma rero tutayizembye mu magambo, reka tubabwire ese Tshisekedi mu by'ukuri agiye kuzirwa te, cyangwa se uwitwa Joseph Kabila ni gute agiye kwinjira muri iyi ntambara? Ese arayinjiriramo hehe? Biratangirira hehe? Ni ukuvuga ngo itangazo mwabonye ko M23 ejo hasohoye itangazo igaragaza ko nta bindi bice izongera kugira ute, izongera kuvamo. Ariko nanone ku rundi ruhande hari n'amakuru ndetse kugenda agaragara avuga ko M23 igiye gusubira mu mujyi wa Uvira. Ariko reka ibingi bito tubishyize ku ruhande, ahubwo twinjire kuri Joseph Kabila. Murabizi ko madisikuru amaze iminsi agaragara, mwarebonye banagaragaje ko Joseph Kabila ari hano mu mujyi wa Goma, ndetse n'igihe yigeze kuza muri umujyi wa Goma, abantu benshi baravuga bati byarangiye neza, Joseph Kabila yamaze kugera muri AFC M23. Abantu bari kwibaza se biravamo gute, barakorana bate? Icyo gihe murabyibuka ko yanasuye ingabo zimwe zagiye zifatirwa hano muri uyu mujyi wa Goma, ndetse no bindi bice bigiye bitandukanye zari ziri hano mu bice bya za Rumangabo. Iki gihe Joseph Kabila yarazisuye. Ikintu cyaba y'abantu mutazi nuko Joseph Kabila yahise atangira ikintu bita kurokirita abasirikare agomba kuzifashisha muri uru rugamba. Ni urugamba agiye kurwana, ariko hatarimo kuba ari kugira ate ari guhangana na AFC M23, kuko nawe yamaze kubona ko mu by'ukuri yamaze kumenya icyo uyu mutwe wa M23 icyo urwanira. Ndetse unaramutse ubajije muri AFC M23 bakubwira ko kubana n'ubungu amasezerano yabo akiriho babikesha Joseph Kabila. Mwabonye ko Joseph Kabila bagiye bamuhana ibihano byinshi, bavuga ko abasirikare benshi bo muri Kivu zombi, cyangwa se Kivu amajyepfo na Kivu amajyaruguru, bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abenshi bagiye bahabwa amapeti, bagiye bayahabwa na Joseph Kabila. Ibyo rwose ni credibility, cyangwa se bituma iki gisirikare cyangwa se M23 bamwumva cyane, nubwo batakwibagirwa cyangwa se tutanakwiyibagiza ko 2012 na 2013 ari mu bagize uruhare mu kubakura muri uyu mujyi wa Goma. Ariko ni bya politike, buriya hari ibindi byinshi byihishe inyuma tutigeze tumenya, ndetse wenda bitanari ngombwa ko tunamenya. Ahubwo Joseph Kabila rokitema akimara kugera hano igoma agasura ziriya ngabo, nibwo yatangiye kurokirita ingabo zigomba kuzamufasha. Nuvuga ngo we azarwanira ahantu bita muri za Katanga, niho intambara cyangwa se niho ibitero, niho igisirikare cye kigomba gutangirira, niho imirwano igomba gutangirira. Atangiza n'ubundi imirwano yataka cyangwa se ihangana n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyangwa se cya Tshisekedi, ndetse n'abasirikare agomba kuzifashisha. Bamwe muri bo yamaze kugira ute, yamaze kubarokirita, bari stand by class 1, biteguye gusa ko igikorwa gitangira, ubundi bagahita binjira mu mirwano. Ariko mbere yuko yinjira mu mirwano nako ubwo nyuma, mbere yuko nyine ubwo ni mbere yuko yinjira mu mirwano, ngiye ngo nyuma yo kwinjira mu mirwano, mbere yuko yinjira mu mirwano nuko agomba kubanza kahagikisha ko M23 hari ibice cyangwa se nayo haraho iri kugenzura, kugira ngo bitazaba gatogo. Aha ndavuga ngo iki rero sasa turaza kubihuza na bino bice ngiye kubabwira M23 iri gutegura kuba yataka ikanabifata. Nimara kubifata, icyo gihe nibwo izasa naho mu by'ukuri nayo ibaye ihagarikiye aho, igatangira ahubwo kugenda yagura igisirikare, igenda iyobora ibice byinshi, igenda inakuramo icyo twakwita ndabyita ngo kira bwa butero shuma, ndetse n'ababandi baba basigaye inyuma. Nicyo kizahita gitangira gukurikiraho. Hanyuma Joseph Kabila we akomeze yagure yegere Kinshasa, cyangwa se akomeze ahangane n'izo ngabo ziri muri ibyo bice bya za Katanga, kuko hari ahantu umuntu wenyine cyangwa se navuga ngo
imbaraga z'uyu mugabo Joseph Kabila bigendanye na diplomasi, mu by'ukuri niwe uzabasha guhangana ndetse no kunogosiya kuri ya diplomasi nk'umuntu wabayeho umukuru w'iki gihugu ndetse unafitanye amasezerano na Tshisekedi yagombaga kuba amugira perezida, ariko igihe cyagera akamusubiza ubutegetsi. Ayo masezerano akaba yarasinweho n'abayobozi bagiye batandukanye ba Afurika, harimo uwitwa Cyril Ramaphosa ni perezida wa South Africa, Joe Lourenco yasinyeho, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bibi bihugu bya Afurika bagiye basinyaho. Ayo masezerano barayazi. Ibyo rero bizafasha mu by'ukuri uyu Joseph Kabila kuvuga ko we ari gukuraho, we azavuga ko hari ibyo Tshisekedi basezeranya tubahirije, ari nabyo byatumye agira ate agaruka kugira ngo bibonane, donc azabaza bari kwibonanira. Mu basirikare ba FARDC ikimenyetso cya mbere mugomba kumenya ndetse byanatangiye kugenda bigaragara nuko uyu mugabo Joseph Kabila yatangiye kugenda yiyegeranya abasirikare n'ubundi be asanganwe cyangwa se basanzwe anafite. Ibimenyetso byatangiye kugenda bigaragara kuko yatangiye kugenda abavugisha. Mwibuke ko iki gisirikare cya Joseph Kabila hari ahantu cyabaga hano, ntago ndi kwibuka neza ariko nimbibuka ndaza kuhababwira. Icyo gihe baratewe ndetse banahita bakwa n'ibikoresho, bagenda batangira kugenda bagere kubona amakesi agiye atandukanye. Hari abandi basirikare b'abajenerali bari batangiye kujya mu biganiro, mu by'ukuri donc bagendaga barumva ko ayo makuru ariko wenda ntibayafate nkaho ntago bari bakabyemereka, ariko cyo Kinyarwanda dukoresha ntago bari bakabyemeye gukorana na Joseph Kabila. Ariko icyo gihe ANR, ubutasi bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bwamenye ko hari amatelefone menshi bari kugenda bakira ya Joseph Kabila. Icyo gihe abo bose bagiye bafatwa bakagera kwa amakesi agiye atandukanye, barangiza bagafungwa. Icyo gihe ndetse mu kugira ngo mumenye uko ibintu bimeze, nuko ari n'abasirikare bafite amapeti agiye akomeye. Nta gihe kinini cyari gishize uwitwa Christian Kiwowe Shongesha agizwe umugaba mukuru w'ingabo, ndetse anahabwa n'ipeti kuko yahoze ari lieutenant general, ahita agirwa general furu. Buriya uyu mugabo Christian Kiwowe Shongesha yafunzwe cyangwa se bamufashe ari general furu hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe rero hari icyizere cyishasa bari bamufitiye, ariko kumenya gusa ko telefone ya Joseph Kabila cyangwa se abantu ba Joseph Kabila yamugezeho, bahise bamugerekaho urusyo, bamushinja gutera ikintu cyitwa kudeta. Bahise batangira kumushinja ko yari gutegura kudeta, ariko ugiye kureba ibigaragara, urebye ya kudeta yabayeho y'abamaranga, wareba n'ibyo bamushinjaga, wabonaga ko byari ibihimbano cyangwa se ari ibintu bidashoboka, kuko abantu barabyibazaga. Yego wenda nta kidashoboka, ariko ukabura ibimenyetso bibigaragaza. Hari n'abandi bajenerali benshi bagiye bafatwa muri icyo gihe, ngira ngo amazina murayibuka, bitwa Bayavo barafunzwe n'abandi benshi cyane. Donc uwitwa wese batekerezaga ko yaba yaravuganye na Joseph Kabila bashyiraga mu mvuto, ariko ntibyakuyeho kuba uyu mugabo Joseph Kabila yaramaze kurokirita abasirikare bagera ku 2500 ba FARDC. Ubu bari standby biteguye kuvuga ngo gahunda iratangiye, reka tugire gute, reka tuyitangire. Ikindi ubu tuvuga nadukurikije umubare w'abasirikare bivugwa ko amaze kugira uyu Joseph Kabila, amakuru yizewe aravuga ko amaze kugira abasirikare bari kugera hafi mu 6,000 birenga. Aba bose ni abasirikare yiteguye gutangiza muri izi operation ziwe. Ibindi wenda mugomba kuba mwamenya nuko imyiteguro isa naho yo igeze kure, irarimbanije. Kose ndabona iminota niho ishobora kutugendana. Reka wenda turaza kugenda dusubukura iyi dosiye mu kiganiro cyacu cya live cyane mugoroba, kuko iyi ngingo turayigarukaho. Reka ahubwo manze nigarukire kuri iyi nkuru nababwiye, kuko dusigaje iminota itarenze 6. Manze ntago nzajya ndenza iminota 20, ninkabya amakuru yaryoshye cyane nzajya ngira iminota 25. Gusa ni munyemera mukavuga uti wenda shira kuri 30, nzazishyiraho pe, ariko ni 20 itarenga 25. Rero reka ducunguze uburyo umwete. Hanyuma reka ibya Joseph Kabila tubivuyeho, tubanze twigarukire kuri ibimenyetso cyangwa se kubiri kugaragaza uburyo ki AFC M23 bari standby bari kwitegura gusubira muri uyu mujyi wa Uvira.
ariko ukaza uherekejwe n'umujyi wa Butembo wa hano muri Kivu, ni muri Granoro, ndetse ukaza unaherekejwe na Warikare centre cyangwa se ni teritwari ya Warikare. Ngira ngo mwamaze kubona amatangazo niyo amaze iminsi ari kugenda acicikana, ariko ntago abantu barasesengura ngo bamenye iby'aya matangazo. Kinshasa bati tugiye gufata ibice byose, tugiye kuyizamura tuyigeze za Kamanyora, Bukavu, twitware Goma n'ibindi bice mpaka Bunaga. M23 nabo bareba soye itangazo bati ntabwo tuzongera kuva mu bindi bice byose, mu bice ahantu hamwe na hamwe dukontora ntituzongera kuhava. Ikintu uri mugabo ashizeho avuze rwose kugira ngo hagihagarareho, nubona M23 ivuye mu bindi bice, tuvugana mu bindi bice iri kugenzurira mutsi bivuyemo hejuru y'iri tangazo, umenye ko byayicanze rwose. Iki cyo ndakikwemerera. Ariko none reka manze mbabwire ko proof cyangwa se impamvu nyamukuru batanze, bamanjije kwibutsa abantu ko baba bavuye muri uyu mujyi wa Uvira, amakonexion ariho, ndetse umujyi uhita utangira kubamo akavuyo, ubwicanye n'iki byinshi bagiye bagarukaho. Arangije barabati Kinshasa cyangwa se Wazalendo n'ingabo za FARDC n'abarundi bakigeramo, byahise bitangira kuba akavuyo. Barangije baravuga muri ritangazo ngo kugira rero ngo babikora bitagaragara, bahita bakuraho ikintu kijyanye na internet. Bityo baravuga bati ntabwo tuzongera kuva mu bice twagize gute, twamaze gufata cyangwa se turi kugenzura. Ariko nanone ku rundi ruhande barangije baravuga ngo igihe biri ngombwa ko dutabara abaturage, aho tubona bigomba kuba ari ngombwa, tugomba gutabara abaturage. Abaturage bamaze iminsi bababwira bati turashaka ngo mutugarurire Uvira. Ngo ibi bice bya hano za Sange, ukazamuka za Ruvunge, ukazamuka za Kamanyora, yewe na za Rubarika n'ibindi bice byinshi, ubu ngubu ubuzima bw'abaturage bwahagaze, kuko bahahiraga cyangwa se babaga bari gukontorana, bari kugendana n'iyi centre cyangwa se n'umujyi wa Uvira, kugira ngo ibintu bigende neza. None ubuzima bwagize gute, bwahagaze. Ibyo rero bikavuga ko bikagaragaza iki, M23 iri kwitegura gusubira muri uyu mujyi mbere yuko Kinshasa itangira gushyira mu bikorwa ibyo bemeje. Bavuga ko no bagiye kugira ute, bagiye gutangira kugaba ibitero, ndetse banamaze kwemeza ko ibitero byabo bigiye gutangira kuba cyangwa se bagiye gukoresha ikirere cyane. Ese ni bande bagiye gukoresha ikirere? Akareka mbe nkibikiye manze ngacukumbure neza, ubundi nze kugira nze kubaha icyitwa idonido. Ubu tuvugana uramutse ubajije nk'imbone cyangwa se uramutse ufite nk'imbone hano muri za Warikare cyangwa se hano muri bice bya za Masisi, bakubwira ko ubu imyiteguro cyangwa se AFC M23 irimo kurifosinga abasirikare benshi hano muri bice bya hafi na za Warikare, ndetse ariko ari kujyana n'imbunda zo mu bwoko bwo hasi ndetse n'ubwo hejuru, ubwo tutibagiye na za mbunda bita za muzinga. Ibi ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko M23 iri tayari bari kwitegura kugira ute, gutangira kwa advancinga cyangwa se bashaka kugira ute, kugarura uyu mujyi wa Warikare. Naho kandi mwatangiye kubona ko hari n'amatangazo ari kugenda sohoka agaragaza ko hariyo akavuga komeye cyane, hari amabariyeri menshi ya Wazalendo, ndetse bari no kugenda bica abandi bagakomeretsa bagafata ku ngufu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibi rero nyuma yuko amatangazo natangira gusohoka, M23 mwabonye ko babandikiye na message n'ibaro basaba ati muze mutubohore, naho ahangano bamaze kugira ute, bamaze kuhatagetinga. Niyo mpamvu uri kumva ibintu byatangiye kugenda bizamba, ibintu biri kugenda bikara hano muri ibi bice cyangwa se muri izi nkengero za Masisi ndetse na Warikare. Ku mujyi wa Butembo rero sasa, uyu mujyi wa Butembo mu rwego rwo kwirinda ko kuko hasutse ingabo nyinshi za FARDC ndetse n'ibikoresho n'iki byose, uyu mujyi iminota nubwo injyanye nawo ni munyemerere wenda mbivuge mu nshamake, mbabwire ko nawo tayari wamaze kujya mu biringiyo, nawo ukaba ugiye kugira ute, ukaba wamaze kujya mu miji igomba kuba iriberwa cyangwa se ifatwa na AFC M23. Nibamara gufata ibi bice rero byose, bazahita batangira gushyiraho kongera abasirikare kuri forcinga, gukora amasuku, kugenda bakuramo izi FDLR n'iki. Nibarangiza none akazi kazaba gasigaye na kamwe nyewe ko kujya kubaza Tshisekedi
impamvu amasezerano bari baragiranye atigeze ayaha agaciro kugira ngo ayashyire mu bikorwa. Iminota iruzuye, reka duhinira ahangaha, ahubwo dushimire cyane mwe twabanye. Niba ushaka kugizajya ugenda n'ibigezweho kuko systeme zo zamaze kuba zihinduka, nkandira kuri subscribe kandi no kunzogera, ubundi utegereze notification zajya kugeraho buri mwanya cyangwa se buri gihe tushize ikiganiro, ube mu bambere mu kubona ikiganiro amakuru akihagera. Ikindi kandi ku rundi ruhande, ababikoze like na share ni inkunga ikomeye. Turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Ciao.